Fake news. Fake news. Mwese aka kantu mwakabonye gatembera kuri telefone zanyu. Nibyo, aka kantu mwese mwakabonye gatembera kuri WhatsApp zanyu, kuri stati. Mwese mubyibazaho, bamwe muri mwebwe mutangiye kugira ubwoba. Fake news, amakuru atari aya nyayo. Njyewe amakuru nito nashakashatse, nakoze ubushakashatsi bwanjye, usanga ari amakuru ya fake. Amakuru avuga ko guverinoma y'u Rwanda igiye gushyiraho imisoro ku basore n'abakobwa barengeje imyaka 35. Ayo makuru rero ntabwo ari impamo. Ayo makuru njyewe nakoze ubushakashatsi ku mbuga nkoranyambaga, ku bitangazamakuru bitandukanye, kugira ngo mbibazanire. Ni amakuru atari aya nyayo, ni fake news. Mbabwiye ngo nimutuze, dushyire umutima hamwe rwose. Gushaka erega aba ari ubushake bw'abantu nk'uko mukunze kubivuga. Ntabwo ari ngombwa ngo tushyireho umusoro. Rero aya makuru ntabwo ari aya nyayo, ni amakuru ya fake news. Ubu ngubu rwose mutuze, mushyire umutima hamwe. Ntabwo aya makuru aranyabisa. Mfata umwanya rero mubabwira ngo aya makuru rwose tuyasangire, muhereze mugenzi wawe waragize ubwoba, mubwira ngo ihangane utuze. Aya makuru rwose ntabwo ari aya nyayo. Ubabwire nawe, nimba ari umusore, nimba ari umukobwa, rwose ashyira umutima hamwe. Amakuru ntabwo ari aya nyayo. Umuntu agomba gushaka uko tubizi, ufite imyaka 21 anyujije, ariko nanone hari abayirengeje, cyane cyane kubera guhura n'ikibazo cy'ubushobozi no guhura n'ibibazo bitandukanye byinshi byo mu rubyiruko hanze aha, birimo ubushomeri, birimo byinshi. Rero urumva n'ubundi iki kintu ntabwo byaba bisobanutse. Gusora umusore, urumva yakora amafaranga gusora, kandi n'ubundi amafaranga ntayo afite, yarabuze nayo gukora ubukwe. Rero urumva amakuru ntabwo ari aya nyayo rwose. Mushyire umutima hamwe rwose, mutuze, mwikorere imirimo yanyu. Nimba Imana iherekeje guteganyirije imbere, izakigukorera. Nimba uri mu bantu bazashaka, uzashaka. Nimba kandi mutazashaka, ubwo nabwo niko igeno ry'Imana rimeze. Aya makuru yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, azenguruka ku tuntu bahererekanya, umuntu akakohereza ngo dongoreba, ariko mu by'ukuri abenshi tudafite amakuru ya nyayo. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibintu bice ku mbuga nkoranyambaga twese tujye tubyitondera, tujye tubitwara gake gakeya. Mu by'ukuri ntabwo wamenya ngo bimeze bite cyangwa se biragenda bite. Rero aya makuru njyewe naje gutohoza, nsanga aya makuru rwose ntabwo ari aya nyayo. Ni amakuru arimo kugenda ahwihwisa, ndetse wenda leta niza kudufasha, yaza kudusobanurira, dushyirireho, tubwire kuri ibi bintu by'ibivuga. Cyangwa se hari ukuntu abantu bavuga ikintu ugasanga ejo kirabaye, ugasanga abantu baravuga ikintu ariko wagira ngo hari nk'umuntu abanasheho urwara. Ariko amakuru njye maze gutahura ni uko rwose ntimugire ubwoba, kandi nimusenge Imana izabakorera ibitangaza n'imirimo. Nimusenge Imana ibakorera ubukwe, nimusenge Imana ibubakire, mureke kwirirwa mugira ubwoba ngo noneho bigenze bite. Yego, imyaka iragenda, kandi ntabwo uzaguma ufite imyaka ufite. Imyaka yawe izagenda, hanyuma ukenere icyo kintu cyo gushaka. Niyo mpamvu rero utakwiye kugira ubwoba, kandi rega aho isi yerekeza niho natwe itujyana. Ntabwo kuvuga ngo aho izajya niho natwe tuzajya, kuko iyi si irayoboye kabisa. Niyo minsi twebwe turimo.
iyi video cyangwa se aka kantu nkoze gafate ukorereza mugenzi wawe mubwira ngo aya makuru ni fake, nawe akore ubusesenguzi hanyuma ace ku bitangazamakuru, cyane cyane iki gitangazamakuru bashyizemo cyitwa Igihe, nacyo arebemo, nacyo ni rwose nagiye kurebamo hose ntabwo ayo makuru bayafite, ndetse ndumva na bamwe muri bo batanabizi ngira ngo. Rero ibi bije nyuma y'uko hagiye habaho ngo ibyo gusora by'amakwe, ngo ubukwe buzajya busora, nyamara ntabwo ari ubukwe buzajya busora, ahubwo ni abantu bakoze muri ubwo bukwe bazajya basora, bitewe n'uko nabo baba bafitemo akazi kandi bagomba guteza igihugu imbere kugira ngo kijye ku muvuduko uri hejuru mu iterambere. Ni kuvuga ngo abantu bafotora, abantu bakora service, abantu bazana ibiryo, kandi urumva ko baba bishyuwe, yego, n'amadekorasiyo, amasonorizasiyo, ubu ari abantu rero bakaba batanze amafaranga. Niyo mpamvu dukwiye guteza igihugu cyacu imbere. Rero ntabwo ari ubukwe bwose buzajya busora, ahubwo ni aba bantu bagiye gufasha uwo muntu w'ubukwe, bazajya ntabwo ari kumufasha, ni akazi bagiye muri ako kazi ko kumufasha gukora ubukwe, bazajya bishyura. Hanyuma rero tugakomeza aya makuru agakomeza asa nk'aho afitanye isano n'ibi bintu byiriwe bicaracara ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ngo ubukwe iki, ariko nyamara iyo urebye neza usanga hari urubyiruko rwinshi rw'abasore ruri aho ngaho rudafite ikintu rukora, rudafite akazi, mu by'ukuri kubaho bigoye cyane cyane. Bakaba bavuga ngo rero iki kintu kiramutse kigiyeho baba batubangamiye cyangwa se baba batubabaje. So ni ukuvuga ngo koko ushobora kureba ugasanga wa mugani ntibikunda. Niyo mpamvu kandi bigoye cyane. Rero ni aya makuru ntabwo ari aya nyayo, ntabwo ari aya nyayo rwose. Mushyire umutima hamwe, mutuze rwose pe, musenge Imana izabagirira neza. Bibiliya iravuga, umugabo witwa ninde namwibagiwe, ariko yaravuze ngo gushaka ni byiza, hanyuma kudashaka bikaba byiza kurushaho. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo kugira umugore ngo umugisha wa mbere Imana itanga mbere kugira umugore. So hakazamo hari ibintu byinshi byerekeza ku rugo. Imana ikavuga ngo hari ijambo rivuga ngo umugisha. Ngiyo umuntu afite umugore aba afite umugisha. Ntabwo mwibuka rihiriri ya gusa n'utamufite nawe abaho kandi ubuzima bugakomeza, cyane ko wamugana gushaka ari ibintu umuntu akwiye kwitondera, cyangwa se wakumva bitari ingenzi kuri wowe ukabireka, ahubwo ugashyira amaso imbere cyane, ukavuga ati ejo nzabaho nte, nzaba meze nte, igihugu kizaba kimeze gite. Apana gufokasinga kuri ibyo bintu by'abantu uza gusa, by'abagore gusa, ahubwo ukareba imbere ukamenya ngo ese inzozi zanjye zagarukira he, igihugu kidukiragana he, urubyiruko rungana nkanjye rurajya he, bameze bate. Apana ibindi tukabirenza amaso, tukabishyira ahantu kure cyane. Kamubwiye ngo kora manuka hasi, kora subscribers aho hasi, hanyuma dukomeze tubane kuri social media yacu. Aya makuru nyakoze nirukanka kugira ngo mpite nyababwira. Ni njye muntu wirukanse ngahita nyababwira byihuse kugira ngo menye ko aya makuru atari aya fake pe. Ni ukuvuga ngo rero nimba ari ibyo
reka mbabwire ngo umugoroba mwiza cyangwa se igitondo cyiza cyangwa se umunsi mwiza aho muherereye hose. Njyewe ndabakubwiye ngo uyu munsi ni ikindi kindi. Kora subscribe aho hasi, ni Diva Films, uri kumwe nanjye wuzuye wanyu nk'ibisanzwe. Reka dusubire, ciao ciao.